Yesu ashimwe cyane. Amen, amina. Uyu munsi rero n'undi munsi Imana ituremeye, turanezerewe cyane. Nk'uko bisanzwe ni akanya keza kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana, kandi burya iyo bukeye bukira Imana ikongera ikakwereka undi munsi mushya, burya ngo ibiguhaye andi mahirwe mashya, bari umunsi mushya, iba ari opportunité nshya, kandi bari n'umugisha mushya. Imana ishimwe cyane rero kubw'uyu munsi mwiza Imana iduhaye kugira ngo twongere kuganira ku magambo y'Imana. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, kuko turi kumwe n'umukozi w'Imana Denise Iradukunda Bihiga. Ni umukozi w'Imana, ngira ngo turaza kumuha akanya ko kutwibwira, yaje kutuganiriza cyangwa se turaza kugira umwanya wo kuganira mu by'ukuri ingingo turi buganeho cyangwa se amagambo turi buganeho yerekeye umwuka wera. Turi mu minsi ya Pentecote. Ngira ngo twese turabizi ko ari ku cyumweru, ariko mu by'ukuri nyuma ya Pasika, ubundi ni nyuma y'iminsi 50 uhereye ku munsi wa Pasika. Ubwo rero turi mu minsi ya Pentecote. Ubwo rero twaje gusanga uyu munsi ari byiza ko twaganira ku magambo yerekeye umwuka wera n'umumaro agira, kuko agira n'umuntu agira mu buzima bw'umuntu. Imana ishimwe. Mbere y'uko dutangira, nagira ngo nsabe Denise atwibwire neza ku badasanzwe bamuzi. Njye murabizi nitwa Violette Uzamukunda, turasanganywe. Reka rero duhe umwanya Denise, umushyitsi wacu uyu munsi, kugira ngo atwibwire. Karibu Denise. Amen, amina. Shalom cyane bene data. Amen. Banje kuvuga mbifuriza amahoro y'Imana. Amazina yanjye nitwa Denise Iradukunda Bihiga. Ndi umudamu ndubatse, mba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya Texas. Imana iduhana umugisha, ndumubwiriza ubutumwa bwiza. Nishimiye kubana namwe uyu munsi wa none. Yesu aguha umugisha Denise, ni karibu rwose. Natwe turakunezerewe kubana nawe, ni iby'umugisha ukomeye cyane. Denise turasanganywe, dukorana umurimo w'Imana, ni umuntu tumaranye igihe kirekire. Ubwo rero ko tubonye uburyo cyangwa se uko Imana idukinguriye umuryango, dukorana umurimo w'ivugabutumwa cyangwa se n'umurimo wo gusengana, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko ya minsi turushaho kutwegera, ngo natwe tujye turushaho guterana kwera, turushaho kwegerana, ngo kandi tujye turushaho kubwirana ayo magambo, zaburi n'ibihimbano by'umwuka, kugira ngo tuzabashe kugera mu bwami bwo mu ijuru. Imana yacu ishimwe. Ni iby'igiciro kandi ni iby'igiciro kinini cyane guterana, kuko turaza no kubiganira turebe ni ryari umwuka wera amanuka, nuko haba habayeho no guterana kw'abantu b'Imana. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mbere yo twinjira mu magambo y'Imana, agira ngo sabe Denise n'ubundi usenga Imana kubw'umwanya mwiza tugiye kwinjiramo, kugira ngo dutangire na gahunda yacu yo kuganira ku magambo y'Imana. Karibu no gusenga. Uri data wa twese mwiza, turagushimiye kandi turaguhaye icyubahiro. Muri iyi ngingo turi imbaraga z'umwuka wera, aravuga ngo wagize neza kuturinda. Mana, warakoze kuturinda. Mbere ya byose kuba turi kuvuga nuko waturinze uhabwa icyubahiro, abarumvira ijambo bose nuko wabarinze uhabwa icyubahiro. Tugushyize hejuru kubera ko ubereye amashimwe, byiringiro bizima. Turasenze kugira ngo uyu mugoroba umwe kuri bamwe, iki gitondo kuri bandi, imbaraga zawe zibonekane kuri buri wese, kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Buri wese urumvira ijambo rimubere ry'imbaraga n'inkomezi. Umwuka wera tuyobore kandi adusange nk'uko tugiye kumuvuga. Ntitwamuvuga bikwiriye, ariko warivugira. Ijambo aravuga ngo umwuka wera niwe muyobozi kandi azagufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi no mu rugendo rugana mu ijuru. Ndahamagara gukora kwawe kugira ngo kubonekane rwagati muri twe, imbaraga zawe ziganze ku byiringiro bizima. Ndasenze ngo buri wese urumvira ijambo rigira aho rikura n'aho rimushyira. Utugirire neza Mana, kandi turasabye kugira ngo uwo mwuka amanukire rwagati muri twe. Mwuka wera tuyobore, mwuka wera twemeze ibyaha, mwuka wera dutinyure, mwuka wera tugenge, mwuka wera tuganze, ubuzima bwacu bwuzure mu mwuka wera. Urakoze kuri kumwe natwe, imbaraga zawe zibonekane muri twe, amatwi arumva ahindukirire kumenya. Natwe turi kuvuga rwose, reka umwuka wera dutindeho kandi atuyobore muri byose. Kristo, urakoze kugira neza, urushaho kuduhana umugisha muri byose, tuzajya twizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Amen, amen. Yesu naguha umugisha mwene data. Nk'uko rero amagambo yacu uyu munsi yerekeye kuzura umwuka wera cyangwa se ku mumaro w'umwuka wera, nagira ngo muri make use n'udutangiriza iby'ayo magambo y'umwuka wera. Umwuka wera ni muntu ki? Umwuka wera umumaro we ni uwuhe? Mu magambo make, hanyuma tuze gukomeza tuganira, kandi ndizera nanifuza cyane yuko nibiza gukunda tuze gusa n'abahana ubuhamya bw'uburyo ki wuzuye umwuka wera, n'uburyo ki wumvise wiyumva
mu gihe wari umaze kuzura umwuka wera? N'irihe tandukaniro wowe wasanze ufite mbere utaruzura umwuka wera na nyuma umaze kukuzura umwuka wera? Ni karibu rero no kutuganiriza kuri ayo magambo. Amena, amena. Umwuka wera ubundi ariyuzuje cyangwa se afite ibintu byinshi bitandukanye umuntu atavuga umunsi umwe ngo birangize, ariko umwuka wera ni byose ku buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Umwuka wera, mbere ko dusoma ijambo, umwuka wera aduha imbaraga, aduha gutinyuka. Ukaba ushobora kugenda ukajya kubwiriza mu isoko, ukaba wavuga kubera ko hari umwuka ugushoreye, kandi mu by'ukuri hari umuntu utabishobora, atari uko atazi kuvuga, ahubwo ari uko wa mwuka wera atarawugira. Umwuka wera aduha gutinyuka, nuko kuko wazi ko ngiye kuvuga ijambo ry'Imana, ufate kabiri ushyira imbere yawe, hari imbaraga ziba zigushoreye burya z'umwuka wera. Imbaraga z'umubiri ntabwo zishobora kubishobora. Umwuka wera rero mbere ya byose aduha gutinyuka, ukabasha guhamya, ugabasha guhamya Imana, ukabasha kuvuga Yesu utaramubonesha amaso y'umubiri, ariko wa mwuka ukamuhamya kubera yuko hari uko umuzi, hari uko wamubonye. Ibyo bimenywa n'abanyamwuka. Ndakwifuriza kugira ngo nawe uri kutureba ugire umwuka wera mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikindi kandi nanone umwuka wera atanga n'impano. Umwuka wera atanga n'impano, impano z'ubuhanuzi, impano yo kuririmba. Izo zose ni impano umwuka wera agenda ashorera. Umwuka wera niwe werekana umuntu, akaba yakwereka ati mbonye iki, ejo bizakugendekera gutya. Ntabwo ari imbaraga z'umuntu, izo zose ni imbaraga z'umwuka wera cyangwa akamaro k'umwuka wera. Ikindi kandi nanone ku mwuka wera, umwuka wera buryo ni umucamanza ukomeye. Umwuka wera kujyana mu rubanza, nta muntu wakubonye wiba, nta muntu wakubonye usambana, nta muntu wakubonye ukuramo inda, umwuka wera akagushinja, umwuka wera akakwemeza. Kijya gihe niyo mpamvu ushobora kubona umuntu aje kuvuga ati nje kwihana, nishe, atarigeze abyihana kuri leta, akaza kubyihana mu rusengero. Nuko ari imbaraga z'umwuka ziba zamusunitse. Umwuka burya adufasha kwemezwa n'ibyaha. Burya leta ishobora kukubwira ati ihane kuko twagufatiye mu cyaha runaka, ariko wowe ujya mu rusengero kuvuga ati ndihana, nciye bugufi kubera umwuka wera. Imana ishimwe. Umwuka wera rero ni umushinjacyaha ukomeye, abasha kudushinja ibyaha. Nta wundi muntu wakubonye ukaza ukihana, ukaza ukabwira umuntu uti mbabarira, naragukoshereje, atari uko utakwicara uvuga uti bintwaye iki, ukavuga ngo mbabarira. Burya ni za mbaraga ziba zakubuje amahoro, ziti wahemukiye Violette, wahemukiye Denise, wahemukiye Gana, guca bugufi. Izo ni imbaraga z'umwuka wera. Ikindi kandi nanone imbaraga z'umwuka wera zikora, zirakiza. Burya umwuka wera iyo utuye muri wowe aragukiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ese muzi uko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera? Rero niba twaramwemeye kugira ngo ature, ntashobora gutura mu mubiri utari muzima. Ushobora kwibaza uti se abantu batunze umwuka wera ntibashobora kurwara indwara z'umubiri? Birashoboka ko barwara, ariko hari indwara y'umutima, hari ibikomere umwuka wera aza kugukiza kugira ngo ature muri wowe. Turaza kumva ayo magambo tuyasomye muri Bibiliya. Burya iyo wamaze kwakira umwuka wera ugira ibyishimo abandi badafite, atari uko udafite ibibazo byo mu isi, uhura nabyo kandi ufite byinshi cyane, ariko umwuka wera akakubwira ngo ukomere, akakomora ibisebe, akakomora ibikomere, akakubwira ngo ejo buzacya, ejo bizagenda neza, haracyariho ibyiringiro, tuzataha Isiyoni. Uwo ni umwuka wera udushoboza. Imana. Ikindi kandi n'akandi kamaro k'umwuka wera ni uko umwuka wera ari kominikasiyo hagati yacu n'Imana. Umwuka wera atanga ubutumwa, azamura amasengesho, kandi akagarura kuza kutubwira ibyo Imana dutekereza. Umwuka wera ni kominikasiyo, ni inzira, ni umuhanda nanone ugufasha kugira ngo tumenye ibiri mu ijuru, nabo bamenye ibiri hano ku isi. Atari uko Imana yo mu ijuru itari kumwe nawe, ariko ijambo riravuga ngo Imana, Umwana, Umwuka wera. Biravuga ngo mu Mana harimo n'umwuka. Nuko izi yuko ufite umumaro mwinshi kuri twebwe kandi no mu ijuru. Izina ry'Imana rishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ushobora kwibaza uti umwuka wera no guhanura? Oya, si ibyo gusa. Guhanura ni impano z'umwuka, ntabwo ari ukuvuga ko ari uwo mwuka wera gusa. Kuririmba ni impano y'umwuka, ariko ntabwo ari ukuvuga ko ari uwo mwuka wera gusa. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo kuki ntaruzura umwuka wera? Niba waremeye Kristo nk'umwami n'umukiza, ukamwemera ko atura muri wowe, ufite umwuka wera. Ahubwo ibaze, ese wemeye ko akorera muri wowe? Icyo nicyo ugomba kureba. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo njye nta mwuka ndabona, kuko adatitira ngo avuge mu ndimi cyane. Ntabwo ariko bimeze. Umwuka wera ni wa murinzi uza kukubwira ngo reka kujya kwiba, kandi ufite opportunity zo kujya kwiba. Umwuka wera ni ukubwira ati reka gusambana, kandi uri umukobwa cyangwa uri umupfakazi ushobora kugira ari iby'ubusambanyi, wabikora bigakunda. Ahubwo ni umwuka wera. Nawe utajya kwiba uri umukene, ntabwo ari uko wabura aho wiba, ni umwuka wera ukubwira ngo hoya. Abana b'Imana si uko bifata. Hari amaso ari kukureba, hari amaso y'Imana. Mu by'ukuri mu rwego rw'umubiri
amaso abakubona, ariko amaso y'Imana arahari, amaso y'Imana arakureba. Nubwo ushobora kugenda hari ukayacomora batakubona, hari amaso y'Imana. Umwuka wera rero ni umujyana. Umwuka wera ni hamwe wicara kuko ngiye gukora izi nzira, ariko hakaza undi mutima ukubwira uti nyamaze inzira ntizubwaho Imana, banza ubaze Imana, ese ibi birakwiriye? Umwuka wera ni wa mutima kwa kuvuga ngo umutima wambwiye oya, ni umwuka wera wakubwiye. Umwuka wera ubwira umuntu gukora ibyiza, ubuza umuntu gukora ibibi. Naho burya Satani nta munsi n'umwe atubwira gukora ibyiza kuko ashaka kugira ngo turimbuke. Arya amajwi yose wumva ni umwuka wa Satani, ariko umwuka wera abakubwira ngo komera, abakubwira ngo reka ibi, hari ingororano, ejo buzacya, bizagenda neza, reka kwiba, haracyariho ibyiringiro, hahirwa bizera, hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Uwo ni umwuka wera udufasha. Imana ishimwe. Ikindi kandi nanone kuba tukiri mu gakiza ntabwo ko twabuze tugwisha, ni umwuka wera. Kuba tukikagenderamo ni umwuka wera. Kuboya hanze ni habi, akagukomeza ukumva wacitse intege. Hari igihe cyakira umuntu agacika intege, akumva kabisa yashizemo intege, ariko ukongera kumva ibyiringiro bikuzamutsemo, ukongera ukibuka iby'Imana yakoze, ukongera kuvuga uti ndibutse, ukongera ugatekereza mu mwebotiyoni, ukongera ugahaguruka ufite imbaraga nyinshi. Izo ni imbaraga z'umwuka. Imana ishimwe. Rero tugiye gusoma, ese ni gute wakuzura umwuka wera? Ese ni gute umwuka wera yaza muri wowe? Hari igisaka. Imana ituganze. Mbere ya byose kubanza guca bugufi uri imbere y'Imana, kandi ntushobora kuzura umwuka wera udasenga, kuko umwuka wera afumbirwa no gusenga. Umwuka wera afumbirwa n'amasengesho. Umwuka wera arya amasengesho. Umwuka wera arya kwicisha bugufi. Umwuka wera arya guhinduka, kureka ibyaha, guhora wihana ugahinduka. Nicyo gituma umwuka wera akomeza kugenda, kuko hari abo umwuka wera wajeho uyu munsi wa none akaba atakibarira, atari uko abanga, ahubwo ari uko badakurikiza kamere z'umwuka wera. Ijambo ravuga ngo kamere z'umubiri ntabwo zishobora kugendana n'umwuka wera. Niyo mpamvu iyo ushaka kugira ngo iby'umubiri ari byo biguturamo gusa, umwuka wera hari ubwo yigendera, ariko iyo wongeye kumutereta aragaruka. Ni umunyembabazi, ahabwa icyubahiro. Ikindi kandi nanone umwuka wera ni uwo kubahwa cyane, kuko ijambo ryaravuze ngo ushobora gutuka Imana ikakubabarira. Ntabwo mbararikiye kujya kwituka, ushobora gutuka Yesu akakubabarira, ariko umwuka wera akabazo ngutuka umwuka wera ntazababarirwa. Urumva umwuka wera Imana ivugaho ngo uwutuka ntazababarirwa, wavuga Imana nabi, ntabwo mbigushishikarije, nta nubwo bikwiriye, ariko ni nko kuvuga ngo naho waba ikihebe bikaba byageza aho utuka Imana ukivumba ukikora ibintu bibi, ariko ku mwuka wera ntugatushe. Rero muri kumva ko umwuka wera turamukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Izina ry'Imana rishimwe. Ese ni gute umuntu yakuzura umwuka wera? Icya mbere ni kuba ufite ubumwe n'Imana. Ntushobora kugira umwuka wera utizera, ntabwo bishoboka, ntabwo ashobora gutura muri wowe. Icya mbere ni ukugira ubumwe n'Imana. Ikindi kandi gusenga cyane bikurura umwuka wera kuri wowe. Rero tutagiye kure, hari igihe tujya gutekereza ati kera abantu bagiraga umwuka, ugasanga ibihe ni byiza, ukibaza uti umunsi kuki bitagihari. Ntabwo umwuka yigeze abona, ntabwo umwuka yazimiye, ahubwo twebwe ntabwo dukora ibijyanye n'ibyo mwuka ashaka, ahubwo twebwe twaratanye, tuva muri ya masengesho twahoragamo, tuva muri rwa rukundo twagiraga. Ntabwo umwuka wera, nta nubwo Imana yigeze ihinduka. Umwuka wera aracyari wawe. Imana ntabwo ari insirimu ngo yageze mu bindi bice irahinduka. Imana ntabwo ari umusaza ngo yashaje. Imana si umukecuru ngo yahindutse, ahubwo twebwe ni twebwe dutana, tukareka inzira, tukareka aho umwuka wera ashaka kuduca. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ribonekana mu Byakozwe n'Intumwa ibice byabo 2. Turasoma duhereye ku mutwe w'amagambo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Izina ry'Imana rishimwe. Ijambo rivuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Ubu turi kwiga muri Pentekote, ubu birashyushye. Intumwa zari zicaye zitegereje uwo mufasha. Izina ry'Imana rishimwe. Ijambo rivuga ngo nuko umuriro ubatunga uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka wera yabahaye kuzivuga. Imana ishimwe. Ijambo rivuga ngo ku munsi wa Pentekote usohoye,
umwuka wera ugira igihe ukuziraho, ntabwo uza kuko we wabishatse, ntabwo uza kuko hari abamugusabiye, ahubwo uza kuko uhagaze mu mwanya. Umwuka uza utari kujarajara, uyu munsi ataravuga ngo ndiba, ejo ntongera nisubirireyo, ibyo barakora simbizi, ibyo mu rusengero simbizi. Umwuka wera uza ku muntu wamaze gukama, abona kukwiriye, ugeze ku kigero cyo kudashidikanya Imana. Umwuka wera ntashobora kukuza ukivuga ngo ariko si iby'Imana, buriya ukibaza utuntu nk'utwo ntabwo wari waha. Umaze kuba umugabo wo guhamya Imana, n'umugore wo guhamya Imana, umusore wo guhamya Imana, umaze kugira ibyiringiro bidashidikanywaho, kugira ngo mwuka namara kukugera ko uzagenda ubwira abandi bataramugira, nibwo akuzaho. Imana ishimwe. Ijambo rinavuze ngo umunsi wa Pentekote usohoye, ntabwo turagera kuri uwo munsi, ariko turi kwinjira muri ibyo bihe, turi mu masengesho nk'ay'intumwa zari zirimo. Ijambo riravuze ngo bose bateraniye hamwe. Igituma uyu munsi abantu batari kugira umwuka wera cyangwa atari kubazaho, turatandukana. Umuntu ntashaka kuba hamwe n'undi, umuntu ntashaka gusengera hamwe n'undi. Abantu bari gupfa ubusa kandi ari igihe cyo kwiyunga tukaba umwe. Imana izakorana natwe ibitangaza gute kandi ducitse n'ibice. Imana dutabare. Ijambo riravuze ngo bose bari hamwe mu cyumba kimwe. Uyu munsi wa none kubera ubuzima n'imibereho birashoboka ko tutari mu cyumba kimwe, ariko uyu munsi birashushanya ngo tube mu cyumba kimwe cyo kwizera, tube mu cyumba kimwe cyo gusenga, tube mu cyumba kimwe cyo kubaha Imana, tugendere mu mujyi umwe tuzi inzira turi kujyamo, tube mu cyumba kimwe tuharindirira Imana. Imana ishimwe. Ijambo rirakomeza rivuga ngo bose bari hamwe. Iyo uyu munsi wa none abarokore twari bahuje, iyo uyu munsi wa none abakatolike bari bahuje, iyo uyu munsi wa none abadivantiste bari bahuje, iyo uyu munsi wa none abayehova bari bahuje, twese buri wese akizerera hamwe n'undi, tukizerera mu mwami Yesu, umwuka wera yatumurikiraho. Kandi Imana yadukoresha ibitangaza bikomeye. Ahubwo ikibuze ni iki? Habuze ubumwe. Yesu ajya kugenda yaravuze ngo ntabwo mbasize nk'imfubyi, kuko bari bihebye bavuga ngo se tuzasigarana nande. Bumvaga umukiza agiye, bumvaga umunyembaraga agiye, bariheba. Haravuga ngo ntabwo mbasize mwenyine, simbasize nk'imfubyi, nzaboherereza. Ntabwo yavuze ngo nzakoherereza, yavuze ngo nzaboherereza abanyetorero, abashaka Imana, abahurira hamwe. Ntabwo yavuze ngo nzoherereza umuntu, nzaboherereza umufasha, azababera umubyeyi, azababaho ntari, ngo ndetse azabakoresha n'ibyo ntigeze nkora. Agaciro k'umwuka wera azadukoresha. Yesu niba yarazuraga abapfuye, niba yarazuye 10, nitugira uwo mwuka akaduturamo, tugakora ibyo dushakaho, tukagendera mu nzira nziza, 1000 tuzabizura nitugendera ariko mu mwuka wera. Arongera ngo nzaboherereza umufasha ubakwiriye, ariwe mwuka wera. Kandi koko intumwa yarabamanukiye, umwuka wera yarabamanukiye. Twumvisha ko bagiye bakiza ibirema, bazuye abapfuye, bakoze ibintu byinshi bitandukanye, abarwayi barakize, babwirije ubutumwa bwiza kubera imbaraga z'umwuka wera. Inshuti yanjye rero, niba ugera igihe ukumva muri wowe by'Imana urabihaze, ukumva muri wowe by'Imana urabirambiwe, umwuka wera ntabwo mamukiri kumwe. Niba ugera ukumva urasambanye, nta mutima ugucira urubanza, umwuka wera yaragiye, wamaze kuba ikihebe. Niba wicara ukaroga umuntu bagashyingura ukumva nta mutima ugucira urubanza uhari ngo uhindukure ko ibyo urimo, umwuka wera ntawe ufite. Niba wicara ukibuka umuntu runaka ukumva nta kibazo wari ubikwiriye, ni ukuri umwuka wera yamaze kukuvaho. Saba umwuka wera. Niba wicara ukumva muri wowe ibyaha byose wemerewe kubikora nta rubanza, umenye ko umwuka wera atakiri muri wowe, wamaze guhinduka nk'ikihe. Umwuka wera ataturiho, natwe twaba nk'abandi bose. Rero ndumva nshaka kukubaza utubazo, ndumva nshaka kukubaza ibibazo rwose. Kandi mu by'ukuri nubwo ibintu byinshi wamaze kubivugamo, njyewe nagukurikiye nabyumvise, ariko nagira ngo tugerageze tugende intambwe ku ntambwe, kuko nibaza ko abantu kenshi bibaza ngo umwuka ni iki? Ni iki cyamenyesha ko mfite umwuka wera? Kuko abantu benshi bari mu nzu y'Imana, ariko mu by'ukuri ntibaragasobanukirwa n'umwuka wera. Umwuka wera wabivuzemo byinshi cyane, ariko nagira ngo
duse n'ababyoroshya mu buryo busanzwe, mu buryo bwa gikirisito. Ni ryari umuntu uraza kugerageza ujye usubiza ukata none kuko ndi gufite ibibazo pe, witegure rwose gufite ibibazo byinshi cyane. Ni ryari umuntu yamenya ko afite umwuka wera? Banza usubize icyo kibazo kuko ngufite ibibazo byinshi cyane. Amen. Murakoze cyane. Igihe umuntu amenya ko afite umwuka wera, iteka umwuka wera ahari ntabwo ubikigenge. Bishatse kuvuga ngo ntabwo ubukira uwawe ngo wigenge. Iyo umuntu afite umwuka wera ni cya gihe ujya kwiba, ushaka kujya kwiba ubonye akantu runaka kandaraye, ariko hakaba ikikubuza. Ntabwo ari wowe wibujije kuko imbaraga z'umubiri ntizishobora kukubuza gukora icyaha. Satani ntashobora kukubuza gukora icyaha ariko akubwira ngo uhave. Iyo ufite umwuka wera ni igihe ukoze icyaha, kuko dukora ibyaha turi abantu, ariko hakaza umwuka ntabwo ari ikintu gifatika, ariko ukumva, reka tubyoroshye ko abantu bakunda kubivuga, ariko ukumva umutima urakurya, umutima urakubaza wogira ati nyamaze kiriya kintu wakoze ntabwo ari cyo, ukagira ikintu cyo guhinda umushyitsi muri wowe, ukumva biguteye n'umubabaro, ukumva ese Imana irambona gute. Icyo gihe hari imbaraga z'umwuka wera ziba zikurimo zitakwemerera kwirekura mu by'isi no mu bitagira umumaro, kuko ab'isi cyangwa se badafite umwuka wera bumva ko bagenewe byose, ariko umuntu ufite umwuka wera yumva byose ko atabigenewe byo kwisayisha mu byaha. None se mfite ikibazo aho ngaho, hariho abantu mu by'ukuri batemera Imana, Yego. ariko batiba, bataroga, Yego. bakanakunda ukuri, bakunda ubutabera, icyo bita mu gifaransa cyangwa se mu cyongereza justice cyangwa se justice. Mu by'ukuri ibintu byiza, ikintu kibi ugasanga rwose bamwe bibiri nitabangeso nziza. Bamwe umubwiriza yavuze ati biratangaje ko hari igihe usanga imirimo myiza igaragara ku bantu batazi Imana, kandi ugasanga imirimo mibi igaragara ku bantu bayizi, sibyo? Noneho wakibaza ngo umuntu yamenya ryari ko yuzuye umwuka wera? Ndibaza ko wenda wabisobanuye mbere, wenda se nuko muza akantu gato, nuko hariho intambwe ya mbere umuntu akwiriye kubanza gutera yo kwihana ibyaha, yo kwatura umuntu akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Hanyuma rero tekereza ko wenda uraza gukomeza udusubiza ibibazo, ko ntekereza ko umuntu amaze gutera intambwe yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, umwuka akavuga ati ntandukanye n'ikibi cyose nk'uko wabisobanuye, umwuka wera yamaze kumwakira. Ahubwo ntuce mu ijambo, icyo tugomba gukomeza kurinda ni ukurinda gakomeza ari muri twe, kuko umwuka wera afumbirwa nuko ukomeza kwitandukanya n'ibitagira umumaro, nicyo gituma kimufumbira cyangwa se nibyo biryo bye, kandi akomeza kukubaho kuko akomeje kwiyegeranya n'Imana. Nta nitwegerana n'Imana mu masengesho. Kandi ikindi gikomeza mwuka wera ni gukomeza kuba mu nzu y'Imana, gukomeza gukiranukira Imana, ubamo ari gukiranukira n'Imana, kuko hari abantu barimo batazi ibyo barimo. Ikindi nanone ntabwo usibye kuri abo bantu waruvuze ati abantu bangeso nziza kandi batanizera Imana, abo bantu bafite ubumuntu, kuko burya ijambo ravuga ngo tubuze ubukristo ariko tubuze n'ubumuntu. Rero abo bantu bafite ubumuntu, ugasanga bagira imirimo myiza ariko batizera Imana. Icyakora nabo nubwo bafite imirimo myiza hari icyo barabura mwuka wera kugira ngo abemeze Imana, kuko iyo bamaze guturwamo n'umwuka wera kandi wizera Imana ntushobora kuyihakana. Rero nabo nubwo bagira imirimo myiza ariko nta mwuka wera bafite. Imana ibafite. Urakoze cyane kuko icyo gisubizo cyiza. Hanyuma rero hari ikindi kibazo nahoze nibaza, ngo tumenyereye ko akenshi bavuga ngo umuntu wuzuye umwuka wera ni umuntu wavuze indimi, ni uwahanuye tukabona ko yahanuye cyangwa se akerekwa, ariko hari icyo Bibiliya ni iki? Ese nta bindi bimenyetso biriho bishobora kuranga ko umuntu afite umwuka wera muri we? Ibindi bimenyetso bishobora kuranga ko umuntu afite umwuka wera muri we, ubundi guhanura, kwerekwa n'ibindi byose bijyana nk'ibyo ni impano z'umwuka. Ntabwo kuvuga ko ari byo byihariye umwuka wera gusa, oya, ahubwo impano ziri ukwazo n'umwuka wera kabundi. Amena. Ikindi kandi nanone, ikindi kirango cyemeza ko umuntu ashobora kuba afite umwuka wera cyangwa se umwuka wera atuye muri we, nuko agira kwizera ko hari ubundi buzima tuzagira. Burya hari n'abantu basenga ariko atizera ko hari ubundi buzima. Twemezwa n'iki ko ijuru rihari,
kandi turibona hariya hejuru ntabwo twari twagerayo, twemezwa n'umwuka wera. Ese twemezwa n'iki ko tuzaho ubundi buzima? Twemezwa n'umwuka wera, kuko nta muntu wari wapfa ngo agaruke, ariko ikibitwemeza ni umwuka wera. Ese twemezwa n'iki yuko iyo umuntu apfuye hari ahandi tuzahurira, nubwo haba mu buzima butari bwiza cyangwa se mwirimbukiro, ko bizaba tubyemezwa n'umwuka wera nk'uko biri mu byahumetswe n'ijambo ry'Imana, nabyo bitwumwe n'umwuka wera. Ikindi rero cyagaragaza yuko umuntu afite umwuka wera muri we ni ukwizera. Ntushobora kwizera utagira umwuka wera. Kwizera Imana ko hari ubundi buzima tuzagira byemezwa. Niwumva muri utizera ko hari ijuru, niwumva muri utizera ko hari ubundi buzima tuzagira, niwumva muri wowe utizera imbaraga no gucungurwa kw'amaraso ya Yesu, ntabwo uzaba ufite umwuka wera. Ariko niwumva ubifite, muri wowe harimo umwuka wera. Ikindi kandi nanone nakongeraho, umuntu ufite umwuka wera aca bugufi, ntabwo yikakaza, ntabwo yigira igitangaza, aca bugufi kubera ko wamukora umubwira ati ca bugufi, ca bugufi. Nicyo kigaragaza umunyamwuka wera. Yes, aguha umugisha. Nagira ngo nsubize ikibazo. Ushobora no kuba umunyempano ariko udaca bugufi. Ushobora kuvuga ngo ufite impano ariko ntufite umwuka. Hari ikibazo cy'umuntu witwa Antoinette arakibajije kuri Facebook. Hari aho twatanze urugero rw'abantu bafite imirimo myiza ariko batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, twise bangeso nziza. Abajira ikibazo ngo mbese iyo mirimo hari umumaro yaba ifite niba uwo muntu atarakira Yesu, bivuze ko ataruzura umwuka wera. Ese iyo mirimo hari umumaro yaba ifite? Ese iyo mirimo yaba itandukanye? Simbizi, wenda tugire ukuntu tubisobanura, uraza urabisobanuraho, nanjye ningira icyo nza kukuzurizaho ndagishyiraho, ariko reka tubanze tumusubize icyo kibazo kuko aradukurikiye. Karibu no gusubiza icyo kibazo. Ya mirimo ya ngeso nziza izamumarira iki cyangwa imumariye? Izamumarira imaze iki? Icyo twamusubiza Antoinette nuko iyo mirimo, ijambo ravuga ngo hahirwa uwita ku bakene akiri mu isi, ngo kuko azagirirwa neza cyangwa se imirimo ye izamubera myiza. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Uwo muntu nubwo afite imirimo myiza ariko atizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko mu gihe akiri mu isi, mu by'ukuri iyo mirimo azayibonamo umugisha. Nk'uko kwa kundi dusanzwe tuvuga ngo gira neza ejo wigendera, kuko ntabwo uzi ejo ukuntu bizagenda. Rero Antoinette icyo namusubiza nuko iyo mirimo abo bantu bakiri mu isi bazayihemberwa, kuko urubanza rwo kongera kubaho ikindi gihe twebwe tutazi ariko Imana yizi iri mu ijuru, urwo ni urundi rubanza. Ariko ku mirimo myiza aho baragikiranutse, iyo mirimo Imana ntabwo izayirengagiza. Yes, aguha umugisha rwose, ubishubije neza mu byahishuwe. Akandi narenzamo nuko Imana yo itibagirwa imirimo. Ntabwo Imana ishobora kwibagirwa imirimo. Wakorera umuntu neza akibagirwa, ariko iyo mirimo nubwo batizera Imana nabaye ni ubwoko bwayo. Rero iyo mirimo bakora nayo ntabwo Imana ishobora kuyigira impfabusa bakiri hano mu isi. Iby'urubanza rwo no kongera gucirwa imanza bizwi n'Imana yo mu ijuru, ariko abantu bangeso nziza, Bibiliya hari icyo bavugaho, abo bantu bafasha, abo bantu bakora neza, Bibiliya hari icyo bavugaho, abo bantu nayo mirimo Imana izabihembera bakiri mu isi, kandi n'urubyaro rwabo ruzayibonera imigisha. Yes, aguha umugisha. Ubishubije neza nka Evangeliste Steve ahise abivuga ngo iyo mirimo ifitiye akamaro sosiyete, ifitiye umumaro hano tukiri hano mu isi. Ku ijambo ry'Imana rivuga mu byahishuwe ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami, ngo baruhuke imiruho n'imihati, ngo kandi imirimo yabo igiye ibaherekeje. Bibiliya ikongera ikambwira mu byahishuwe ngo mbona ibitabo bibumburwa. Ibitabo byabumbuwe ni ibitabo by'imirimo, ngo ariko mbona n'ikindi gitabo cyabumbuwe, ngo aricyo gitabo cy'ubugingo. Umuntu wese utanditswe muri icyo gitabo ntabwo yagize amahirwe yo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo imirimo myiza yose dukora hano mu isi tutabanje kuba twandikije izina ryacu mu gitabo cy'ubugingo izatugira umumaro, nk'uko umaze kubivuga hano tukiri hano mu isi, cyangwa se nk'uko mwene data Sebuhora amaze kubivuga, bizagira umumaro tukiri hano mu isi, ariko mu bwami bwo mu ijuru mu by'ukuri ntabwo imirimo yonyine ibasha guhesha umuntu ijuru. Ijambo kandi kongera rikavuga ngo nyereka kwizera kwawe nanjye nkwereke imirimo yanjye, kandi kongera kuvuga ngo nyereka imirimo yawe nanjye nkwereke kwizera kwanjye. Bishatse kuvuga ngo byose biragendana. Ufite imirimo ntugire kwizera, bishatse kuvuga ngo ufite igice. Ufite kwizera ariko kwizera Imana nanone ariko ntugire ya mirimo, nabyo bishatse kuvuga ngo ni igice. Byose kugira ngo wuzure usabwa kubigira. Rero Antoinette musubije nuko abo bantu bazahemberwa iyo mirimo bakiri mu isi, ariko bakeneye no kwizera Imana, n'akarusho n'ukuzurizaho Imana ituganze, kugira ngo bazashobore icyambere no kubanza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo,
kugira ngo na ya mirimo izabaherekeze kandi bazabashe kuyihemberwa. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri. Bivuze ngo ni byiza kugira imirimo myiza, ariko ikirushijeho tukiri hano mu isi, urabizi ko mu by'ukuri hari ikintu bita kugira igikundiro, hari ibintu bitera igikundiro, n'imirimo myiza cyangwa se kugira neza abantu bakiri mu isi bitera igikundiro. Ni ukuvuga ngo kuba muri sosiyete ukunzwe, wubashywe n'abantu ni ibintu byiza, ariko imbere y'Imana nta kintu bishobora gukiza uriya muntu nubwo yaba aragize imirimo myiza. Imana imuvugisha ni ikibazo cyiza, kandi nzi ko atari ukibajije, nzi ko akibarije abandi kuko ni umukozi w'Imana. Imana imuha umugisha, kandi nizere yuko hari bene data bazabyumva bikabagirira umumaro. Mwene data Twanete, Imana rwose ikumpere umugisha. Hari ijambo rimwe nashatse ko nza kukubazaho ikibazo, reka rwose mbanze ndigusomere, riri mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 7 ngo umuntu wese, Abakorinto ba mbere, akandebe ko mpabona vuba vuba muri Bibiliya. Abakorinto ba mbere igice cya 12, wenda turaza kugaruka ku bindi bibazo nyuma. Ku murongo wa 7 nakabaye wenda asoma ibintu byinshi cyane, ariko ndasoma uwo murongo umwe gusa. Abakorinto ba mbere igice cya 12 ku murongo wa 7 haravuga ngo umuntu wese ngagahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Wenda ndagira ngo aha nanjye wenda nubwo ari bo bagomba gusubiza ikibazo, ariko nagira ngo nongere nibutse yuko mu by'ukuri iyo umuntu yakiriye afite umwuka wera, nuko hari ibintu agira, hari ibimenyetso agira bimwerekanaho uwo mwuka, kandi ibyo bimenyetso bimwerekanaho uwo mwuka ntabwo ari we wenyine bigirira umumaro, ahubwo bigirira umumaro abandi. Ni ukuvuga ngo iyo mwuka wera ari kuri jyewe, ibyo nkora bifasha abandi. Imana ishimwe. Aho rero bita binyibutsa rya jambo rivuga ngo dore imirimo y'umwuka ni iyi, imbuto z'umwuka ni ziriya mbuto z'umwuka rero nizo navuga ngo mu bigaragarira amaso ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ubugwaneza n'ibindi byose. Ibyo rero ni ukuvuga ngo iyo umuntu abifite aba agaragaza umwuka wera. Kandi noneho reka tuze dukomeze tuvuga ngo ni ryari noneho, wari wabivuze kuko wakoze introduction nziza cyane, kuragira nashatse ngo tugenda tubidetaya noneho agace ku kandi, kugira ngo abantu bazumva buno butumwa bazashobore kubisobanukirwa. Nuvuga ngo ibintu byerekana umwuka wera ni ibintu umuntu aba afite bigirira abandi. Iri vuga butumwa ukora ni imbuto z'umwuka wera, kugira ngo zigirire abandi umumaro, zibayobore kuri Yesu. Yesu ashimwe. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo abahinduriye abenshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri. Ni ukuvuga ngo ni byiza gukora uyu murimo, kandi iyi ni imbuto y'umwuka wera urimo ugenda ubiba. Imana ishimwe. No kugira urukundo n'ubugwaneza n'ibindi. Noneho ushaka wenda wanabisa n'ubidetayaho gato ukavuga ngo ni ryari noneho wamenya ko umuntu umwuka wera yamaze kugenda, kuko urabizi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka wera ngo ntazahora aruhanya n'abantu b'Imana. Ibyo ni ijambo ry'Imana ribivuga. Nk'uko wabivuze, uyu munsi araza akubwira ati ugashaka kujya kwiba cyangwa se gusambana mu mutima, kuko icyaha cyose gitangirira hehe? Ni mu mutima. Irari riratwita, ryamara gutwita rikabyara icyaha. Gutwita ni amezi 9. Ni ukuvuga ngo burya gukora icyaha si aka kanya, umaze igihe utwitiye. Gukora icyaha ntabwo ari aka kanya. Gukora icyaha habanzaho gutwita, habanzaho irari, ukareba abasambanyi ukifuza gusambana, warangiza umugore utwita ategetswe kurya neza, ategetswe kwitwararika. Ni ukuvuga ngo nk'uko irari rero riba ryavutse mu muntu, ni rwa rubuto rwagiye muri we, noneho araruvomerera, agakoresha amaso n'amatwi, akagerageza kugenda abyura. Tuvuge urugero ku irari ryo gusambana. Gusambana ugatangira ukagera amafilime ya porno, ugatangira ukajya wumva amafilime, ukajya ureba ibindi bintu bidasanzwe, ugatangira ukareba nuko ukagenda uvomerera nk'uko umugore utwite yitwararika inda, kuzageza igihe cy'amezi 9 ryarari noneho rikabyara iki? Rikabyara cyacya. N'uvuga ngo rero ni ryari noneho umuntu tumenya ngo umwuka wera yamaze kumuvaho yigendeye, kuko ntazahora aruhanya n'abantu. Uvuga ngo biba byafashe process, ntabwo kuvaho uyu munsi nk'uko umuntu ahumeka akagenda, bifata umwanya. Noneho ni ryari tuzabimenya neza yuko umwuka wera yamaze kwigendera?
umwuka wera rero kugira ngo umenye ko umuntu yamuvuyeho mbere ya byose uwo muntu abikigenge. Kwigenga ni gute? Ni wa muntu wari uzi yuko akwiriye kuzana benshi kuri Kristo nk'umuvugabutumwa, umupasiteri, ntatinye kuba yagenda akaryamana n'intama, wamaze kuba ikigenge. Birashoboka ko utari pasiteri cyangwa se wenda utajya gukora ibyo byaha by'ubusambanyi, ntutinye kuba wagenda ngo ujye kwiba. Ikindi kandi nanone cyakwereka yuko umwuka wari amaze kuva mu muntu, nuko aba yamaze kwirekura mu bintu byose, agatangira kuvuga amagambo adahesha Imana icyubahiro, agatangira kwiga ubusirimu bundi ariko bw'uburyarya bwa Satani, agatangira kuvuga ni ibigezweho. Kubera iki? Yamaze gutakaza wa mwuka wamurindaga, protection yari afite y'umwuka wera byagiye. Niho rero utangira kubona umuntu adatinya kugenda asebanya, kubera ko wa mwuka wo kumubwira ngo ceceka ibisi byawe ntabwo kimuriho, kubera ko adashobora gutinya y'amaso y'Imana yamurebaga. Cyagiye ntabwo yatinyaga abantu, yatinyaga amaso y'Imana. Ariko noneho yafungutse yavuze ati ntabwo bindeba, n'Imana birayireba, akumva yuko ibintu byose yabyemerewe. Uwo muntu agenda asakumba ibintu byose, nk'uko tuzi ko igisimba kitavuga ati ibi ni ibyatsi, uwo muntu aba yamaze mbese kuba nk'igisimba cyo mu nzu y'Imana, aba yamaze kuba ikirura, niko twabyita. Rero uwo muntu ufite umwuka wera nibwo utangira no kubona yari afite n'impano z'umwuka wera. Ni urugero, ugasanga wenda yatangiye kugenda akora ibidahuye n'ijambo ry'Imana, ugatangira kumva kugira asengera umuntu kanaka banze unyishyure, ugatangira kumva yatangiye gushaka ibintu runaka byo kumufasha muri bwa bugizi bwa nabi bwo kuva mu mwuka w'Imana, kuko yamaze gutana. Ugatangira kumva ya umukobwa ufite ingeso nziza runaka, ya umukobwa ufite imyambarire nziza, kuko iyo nayo ni imbuto turebaho tukishima. Ugatangira kubona yatangiye kwambara ubusa, cyangwa se niba atanambaye ubusa ariko afite izindi mbuto zigiye zitandukanye. Yatangiye gusuzugura ababyeyi cyangwa se n'abantu runaka bahuriraga hamwe. Ugatangira kubona ari kugenda kwepa ibintu byose bihura no kwemera iki? Imana. Umuntu rero kugira ngo umenye ko adafite umwuka wera Violette, ni igihe umamagaye ngo dusenge waronzi w'umwuka w'Imana, ukabona ntangiye gukwepa, cyangwa ukabona ni Denise wahindutse bitandukanye n'uko waronzi. Kandi umuntu udafite umwuka wera avuga n'Imana nabi, agenda avuga abera nabi, ntaba ashaka kugira ngo abantu babe umwe, kuko ba bantu bafite umwuka wera baba basa nk'abari kumusharira. Imana ituganze. Uwo muntu rero udafite umwuka wera wamaze kuvaho, aragenda akabyica muke, ntaba akigira protection kuri we yo kwirinda ibyaha n'ibisa nabyo, nta mbuto nzima umubonaho. Yes, aguha umugisha. Umva, hariho umuntu witwa Evangeliste Sebuhoro, rwose arimo aramfasha cyane. Yahise ajya kudushakira ya magambo avuga ku mbuto z'umwuka, kandi mu by'ukuri nk'uko bivuze, ni ukuvuga ngo iyo umwuka wera yamaze kugenda, umuntu aba yamaze kuba mu ruhande ruri opposite ya ziriya mbuto. Iby'urukundo wivuze, n'uvuga ngo umuntu aba atakikunda, ntabwo umuntu aba agishaka amahoro, ntabwo umuntu aba agica bugufi, ntaba agishaka kubana n'abandi bera, ntaba agishaka kuba mu materaniro y'abera, agatangira akavuga ibintu, ntaba agica bugufi nk'uko ubivuze, donc agahinduka nk'ikihebe. Umva, ni ukuri umwuka wera turamukeneye muri iki gihe. Bisa binasubiza n'ikibazo cyanjye nari mfite ndashaka kuza kukubaza, ngo ni kuki abantu b'iki gihe dukeneye umwuka wera? Dukeneye umwuka wera. Njye narahita rero ndashaka natanga n'igisubizo kuko mwakimpaye. Ni ukuvuga ngo urebye ibi bintu byose bigaragaza opposite yo kugira umwuka wera, uhita ubona ko abantu b'iki gihe tugize gute? Abantu b'iki gihe dukeneye umwuka wera. Ni ukuri Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Na hano kuri Bibiliya zacu zera ku rupapuro rwaho bwa mbere haravuga ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Impamvu rero dukeneye ijambo ry'Imana no kugira ngo dutambuke muri iyi minsi, kandi iryo jambo rizatura muri twe kuko umwuka wera turimo. Kuko burya ikinya none umwuka wera udufasha nuko iyi Bibiliya amagambo arimo ubundi ubusanzwe yasomye asomeka nk'ayandi, ariko se kugira ngo iryo jambo riguhindure, iryo jambo rigira aho rigukura, iryo jambo rikugera ureka ubusambanyi, iryo jambo rikugera ureka gukuramo inda, ureka kwikinisha, ese biterwa n'iki kugira ngo ijambo bari gusomera umwuka wera? Umwuka wera ni gusobanurira ijambo. N'aya magambo umuntu nawe yagenda akandika andi nkayo, ariko uwo mwuka wera niwe wari ushoreye aba bagabo bandika iki gitabo. Kandi uwo mwuka wera niwe uza kudusobanurira, ukumva umushyitsi uguhinzemo ukagira ubwoba uti hazaza umunsi utwika nk'itanura. Umwuka wera ugahita ugusobanurira uburyo bizaba bimeze, ugahita wifuza kwiyarura. Ni umwuka wera ugusobanurira ijambo. Naho tuyasoma nk'uko twasoma andi, ariko ikiyaha imbaraga,
igikomeza Bibiliya, igikomeza aya magambo ni umwuka wera. ni umwuka wera. Rero nagira ngo Denise kandi Yego. ndashima cyane ni ukuri komantere ndi kubona za Evangeliste Sebuhoro ari kudufasha cyane kuko ari kutadushyiraho n'imirongo ya Bibiliya kandi biri kudufasha cyane ku buryo abantu mu by'ukuri babikurikira biri kugenda bibafasha kuko ibyo turi kuvuga ahita anabishyira no ahita anabishakira reference muri Bibiliya. Ni ibintu byiza cyane mu by'ukuri ni ukuvuga butumwa nibwo bwa bumwe twavugaga gukora uvuga butumwa turi mu bumwe ni ukuri kandi ngiye gusaba uyu mugisha rwose ndumva mfashijwe cyane. Nagira ngo rero uyu mwanya twicaye gutya tumenera abantu ibanga. Yewe rwose jya ubabwira gutya nagize amahirwe mbatizwa mu mwuka, nagira ngo tuvuge gatoya tumene amabanga y'ukuntu umuntu noneho urumva hariho kugira umwuka wera ariko hari n'ikintu bita kubatizwa mu mwuka wera. Ni ikintu abantu iki gihe sinzi ariko reka tujye tureka gukomeza kuvuga ngo abantu iki gihe peut-être abo turi kumwe ariko maze igihe kinini ntumva abantu basenga cyangwa se baharanira kubatizwa mu mwuka wera. Reka tumene amabanga y'icyerekeranye no kubatizwa mu mwuka wera. Ni ibiki ibintu by'ingenzi umbwira nk'ibintu bitatu bitarenga by'ingenzi umuntu yakora kugira ngo abatizwe mu mwuka wera. Byo kubatizwa mu mwuka wera ni ukuvuga ngo hari bya bimenyetso bigaragaza ko umuntu yabatijwe mu mwuka wera. Reka ariko ubundi tubanza duhere ku bimenyetso bigaragaza ko umuntu yabatijwe mu mwuka wera. Duhe nk'ibimenyetso nka 2 cyangwa 3 by'uko umuntu amenya neza ko umwuka wera tuba tuwufu wowe ufite umaze kwakira Yesu umwami n'umukiza witandukanije n'icyaha. Ariko ntacyo bita kubatizwa mu mwuka wera cyangwa se ibyo bita mu Katolika gusenderezwa. Ni ryari umuntu amenya ko yabatijwe mu mwuka wera? Icya mbere y'uko umenya ko wabatijwe mu mwuka wera niyo wa mbere ugomba kubyibonaho gusumbya uko Denise cyangwa Violette babikubonaho. Rero kugira ngo umenye ko wabatijwe mu mwuka wera muri wowe urahinduka ukaba wakwitangira ubuhamya kuko burya umucamanza wa mbere ni njye nawe uri umucamanza wawe. Mbere ya byose muri wowe wiyumvamo impinduka ko hari umubiri wavuyemo, ko hari undi mwuka wari ugufasha wavuyemo, hakaba hari undi mwuka wakwinjiyemo. Wowe ubwawe wakwitangira ubuhamya uti narahindutse nta marangamutima. Wowe ubwawe urahinduka ukiyumvamo ubuzima bushyashya bwo kwizera Imana uhita uba nk'umwana mutoya. Icyo nicyo kintu cya mbere kuko muto urahinduka. Ikindi rero ndashaka rwose uduhe ibimenyetso bifatika Dani mu by'imbere cyane ngwino inyuma rwose nta kibazo gihari ngwino inyuma. Ikindi rero gishobora kwemeza ko wuzuye umwuka wera cyangwa se wasenderejwe mu mwuka wera kuko turabanza tuvuge wowe ubwawe ugomba kwimenyaho mbere ya byose ko wasenderejwe ariko abandi bakubona kuko burya abandi bashobora kugira ngo warasenderejwe ariko muri wowe bitarakuzamo. Ikindi kimenyetso kandi nanone kigaragaza ko wabatijwe mu mwuka wera ni uko ingeso zawe imyitwarire yawe iryohera abandi. Ntushobora kunezeza abantu bose kuko ntibishoboka byo ariko se ingeso zawe imyitwarire yawe kuko umwuka wera arazaga duhindura za kamere twari dufite mbi kwa kurwana ya mico twari dufite ibangamira abandi hari uko ayihindura kuko aba yaje kuguturamo. Muri wowe imyifatire yawe ingeso zawe urukundo kubana neza n'abantu kwihangana gufashanya biboneka muri wowe. Nimba utabifite nturabatizwa mu mwuka wera. Ibyo nabyo ni ibindi bimenyetso bishobora gutuma ijambo ry'Imana rivuga ngo ingeso zanyu nziza zizazana abantu benshi kuri Kristo. Rero utaragira imico iryohera abantu ntabwo ari bose kuko ntushobora kuneza abantu bose ariko se ingeso zawe zahinduye bangahe cyangwa se ni bande bazibona bakaryoherwa? Hari abakubona bakaryoherwa imyitwarire yawe imikorere yanjye. Rero ikindi cya kabiri kigaragaza ko umuntu yuzuye umwuka wera ingeso zirahinduka kandi zihindura benshi kubazana ku Mana. Nguhaye nk'urugero rutoya njyewe nakijijwe ntabwo nigeze ntinda mu isi cyane kuko narakuriye mu gakiza ariko nabonaga abana twari tungana nkabona ukuntu bameze nkabona ukuntu basa ntabwo ari uko bashayiningaga cyane bitubona by'inyuma ariko bari buzuye umwuka wera baririmba intambuko ye imvugo ye ibintu byose wabonaga ko yuzuye ubwiza bw'Imana. Rero nanjye birankurura nari umwana muto birankurura bituma nshaka kumera nkabo birankurura bituma ndavuga niba abarokore bamera kuri ndumva nanjye nshaka kugira ngo ingeso zanjye imyitwarire yanjye bimere gutyo. Nakuruwe n'imyitwarire myiza y'abana twari mu kigero kimwe ntibarwana ntibiba imirimo y'umuntu ufite umwuka wera impano z'umuntu ufite umwuka wera nuko mbere ya byose uhanura udahanura wereka uterekwa imirimo yawe. Banza utwereke imirimo yawe mbereke imirimo yanjye iryohera abandi. Urakoze cyane.
noneho ikibazo cyanjye ibyo uvuze ni ku muntu wakiriye Yesu kandi ntekereza ko n'utarasenderezwa ari mu ijambo ry'Imana akomye kwitwara neza byanjye. Noneho ndagira ngo usubize iki kibazo. Umunsi wasenderejwe cyangwa se umunsi wujuje umwuka wera, ni ibihe bimenyetso wibonyeho? Uwo munsi wijya kure, ako kanya kandi wese ugute ibimenyetso nibonyeho uwo munsi nuko natinyutse ngira confidence mpita menya kuvugira mu bantu kandi nari mutoya, nkamenya kuvugira mu bantu bakuze nkumva nta soni biteye, nashiritse ubwoba kandi niyumvisemo umunezero ntigeze ngira mu buzima. Kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi umunezero nagize uwo munsi sindongera kuwubona. Kubera iki? Umwuka wera yanje nagize confidence ntigeze ngira mu kubaho. Umwuka wera ntatinya, nahise ntinyuka menya kuvugira mu bantu benshi kandi bakuze bambyaye, kandi ngira umunezero ntigeze ngira, umunezero udatewe n'amamodoka iwacu ntayabaga, umunezero udatewe n'amazu meza, umunezero udashobora gupima. Ibyo ni byo bintu nibonyeho igihe n'uzuye. Ese niba atari ibanga waduha itariki wuzureho umwuka wera? Nanjye ndaza ngo ndaguha iyanjye. Itariki nuzuriyeho umwuka wera hari tariki 3 z'ukwa kane. Icyo gihe muri 2026. Yesu aguha umugisha. Jewe reka nanjye mbaho ubuhamya kuko ikibazo wenda nabajije uko Denise abivuze niko mu buryo bwo kwiyumva mu buryo bw'umwuka. Umuntu yuzuye umwuka wera wumva uguwe neza, wumva amahoro adasanzwe pe. Jewe ari ibimenyetso nabonye umunsi nuzuyeho umwuka wera, kuko njye nuzuye umwuka wera ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 mu 1998. Umunsi nuzuye umwuka wera navuze mu ndimi kwifata birananira. Icyo ni ikintu cy'ikimenyetso nibonyeho menya ko nuzuye umwuka wera, kandi nawuzuye maze iminsi nkushakisha, nigomwa kurya, nigomwa ibitotsi, mbyuka mu rukerera, ndyama ntinze, ntaryama, nkesha, kugeza igihe nibonyeho ko ibyo bimenyetso bimpamiriza neza ko wa mwuka wera nk'umwe wamanutse kuri Pentecote ari uko nguko imbuto z'umwuka wera nuko namenye ko matijwe mu mwuka wera. Mu by'ukuri navuze mu ndimi, kandi uburyo navuze mu ndimi byari ntashobora gustopa, ntabwo nashoboraga kubihagarika, byari ntashobora gukontorora, byari ibintu navuze mu ndimi. Noneho wenda mbite mbaho ubuhamya gato nawe wenda nuba ubaye inspire mu bundi buryo nawe ushaka kurenzaho. Ikintu cyantangaje wenda cyangwa se cyari gitangaje ni uko umuntu wese yatangiraga kuvuga ijambo ry'Imana uryo ari ryo ryose. Uwo umunsi wa mbere hari kuwa gatandatu tariki 19, nushaka kuze kureba kuri kalendariye z'ukwezi kwa 12 muri 1998, hari kuwa gatandatu turi mu giterane cy'abanyeshuri cy'iminsi 3. Amen. Nibwo nuzuye umwuka wera, twari turi kwiga ijambo ry'Imana, turimo tuganirizwa n'umupasiteri wari yanigaga ku Gikongo uravuye i Kigali waje kutubwiriza ijambo ry'Imana, atubwiriza ku mwuka wera. Ndabyibuka ko arimo kutuganiriza ashushanya akantu ka mpande 3 yari hari taburo batwara abanyeshuri, arimo yigisha ijambo ry'Imana. Sinamenye uko nagiye kubera ko harimo abanyeshuri bakuze bazi iby'umwuka wera, bari barawuzuye mbere, bari bazi ko agiye ku ibintu bidasanzwe. Icyo nibuka cyo nuko hari umukobwa mukuru wandutaga afatanya icara ku bitugu, kuko nari gukora ibintu byari ibintu birenze, ku buryo ku cyumweru mu materaniro habaye ibindi bintu bidasanzwe, ku buryo nanatashye mu rugo najyaga twarimo tujya mu biruhuko, yarangasengero hari ibiterane tugira ariko tuba twitegura no mu biruhuko, ku buryo kujya mu rugo namaze byibuze nk'icyumweru mvuga nkajya njya mu cyumba nkavuga nti reka mbanze njye kumva ko bya bindi ari byo, nkajya no muri tuwarete reka mbanze numva ko ari byo, nkumva indimi zikaza zikamanuka, kandi numvaga ndi konegite n'ijuru mu buryo budasubirwaho, kandi niyumvagamo umunezero udasanzwe. Rero kino cyari ikibazo cyo kuvuga ngo ni ibihe bimenyetso umuntu ashobora kwibonaho. Nk'uko wabivuze, harawuzura umwuka wera akavuga mu ndimi, ushaka kuwuzura ugaseka ibitwenge bikagutwara, ugaseka neza neza ugasandara, ushaka kuwuzura ukarira amarira, ariko ikindi kintu kitabura kujyana n'ibyo ngibyo
ni umunezero no korohera wiyumva wowe umeze nk'agapapiyo nk'akanyugunyugu gatwarwa n'umuyaga. Ubwo numva ari bwo buhamya bwanjye wenda byo kuvuga ku mwuka wera, ariko mu by'ukuri bene data nta kintu kiryoshye nk'umwuka wera. Ubwo rero twavugaga ngo noneho sinzi ba hari icyo washaka kurenzaho kuri uwo munsi wawe utashobora kwibagirwa. Icyo ntarenzaho njye nanjye nari maze igihe kinini mbisengera, nabonaga abantu bavuga mu ndimi nkumva ni byiza, wajya gusenga umuntu ati wanyuze aha kandi wowe ugasanga nibyo, havuga nanjye ndashaka kuvugana n'Imana, ndashaka kugendana n'Imana. Ariko uwo munsi wari umunsi udasanzwe kuri njye, wari umunsi udasanzwe w'umunezero. Ndabyibuka icyo gihe twari turi ahantu dusenga, twari twicaye ahantu mu bishyimbo twaraye ubutayu turi gusenga, hari mu mvura nyinshi cyane, imvura nyinshi, imvura iteye ubwoba yari yadusanze, urukumva ntabwo twari gutaha. Nza kubona mbona njyewe icyo gihe umwuka waranzaho, yanjeho n'impano nyinshi cyane, yanjeho n'uburondozi, yanjeho n'iyerekwa, yanjeho n'ijwi ryongorera, yanjeho. Ndashimira Imana cyane kuko hari abuzuzwa bakavuga mu ndimi ariko ntibabasha guhanura cyangwa se ngo batobore, ariko icyo gihe yanjeho n'ibintu byinshi cyane. Rero umwuka waranzaho bwa mbere yore yanjeho anzanira iyerekwa n'indi miego zaraje, ariko mbere ya byose nabonye yerekwa. Hari umumama twari tubumwe yaje gusenga, umwuka aranyongorera, kandi urukwana hari kera abantu nta n'amatara bagiraga, twari turi mu ishyamba. Aranyongorera arambwira ati mubwire waturutse ibunaka, ufite umugabo ukora akazi kanaka, wazanywe n'ikibazo iki n'iki. Navuga kuko nari mfite kwitinya, navuga ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho, ariko numva uwo mwuka urampase, sinamenye igihe nabimubwiriye. Imana inyura muri iryo teraniro ryose abantu bose bavugaho, kuko nari maze igihe Imana isezeranya kuzangira umukozi wayo ukomeye. Abakecuru bari babo twasenganaga, nibyo ari muto cyane, baravuga bati gucura Imana isohoje icyo yavuganye nawe. Rero umwuka wera wanje wo kuva icyo gihe, kuva uwo munsi ngira confidence idafite ibindi ishingiyeho, umwuka wera, kuko niwe uri kuwukoresha. Rero uwo munsi narishimye cyane, kuva uwo munsi kugeza iki gihe umwuka wera ndacyamwumva bugufi bwanjye, aracyandi hafi, nahabwa icyubahiro kandi n'abandi Imana imubahe. Yesu aguha umugisha. Twegereza umusozo rero, nagira ngo mu kumena amabanga yacu tugiye kubwira abantu byibuze ibintu bitatu by'ingenzi bisabwa kugira ngo umuntu azabashe gutera intambwe, uko utarawuzura azasogongere kuri ibyo bintu, yumva uburyo biryoshye. Kubivuga ntibihagije, ni ngombwa ngo umuntu abye experience, abibemo, abyinjoyinge, yumva uburyo cy'umwuka wera aryoshye. Biragoye kubivuga mu magambo, ariko icyo twakwifuriza umuntu ni uko iyi experience ya mbere, iriya experience ya mbere ni experience ikomeye cyane, kuko iyo experience umuntu ntayihoramo iminsi yose, ariko ni ukuvuga ngo ni imwe mu bintu bituma umuntu adasubira ibanga gwe burundu, kuko mu mutima uhora ushakisha kongera kugera kuri rwa rwego wa munsi wuzuye umwuka wera. Ariko nkanibutsa n'ikindi kintu kimwe, ni uko kugira ngo umuntu yuzure umwuka, turaza turimo turasoza, ndagira ngo uze kutubwira ibintu bitatu bisabwa. Ni uko umwuka wera adashobora kumanukira ahantu aho ariho hose. Ni ukuvuga ngo hari urundi rwego umuntu aba yagezeho, urwo rwego iyo umaze kurugeraho rurimo kwihana guhagije pe, kuko umukora ntajya aturana n'icyaha, kandi harimo kwizera guhagije. Ibyo bintu bibiri, ubundi ibindi ni udutirika cyangwa se ni ibindi bikoresho umuntu akoresha kugira ngo abashe kugera ku mwuka wera. Reka nkureke wenda unabisubizeho, ariko mu by'ukuri twakwifuriza abantu gushaka kuzura umwuka wera. Ni karibu rero tubwire byibuze ibyo bintu bitatu, nubwo bimwe maze kubivugamo, ariko kugira ngo dukumbuze abantu, ku muntu wifuza kuzura umwuka wera, ku muntu wifuza kugira experience n'umwuka wera, rwose ugira ikintu bimubwiraho. Ikindi ntarasubiza ibibazo bitatu twabwira abantu, buri muntu wese tugenda tubatizwa mu nsengero zacu aho dusengera hatandukanye, ni byiza, ariko ndakwifuriza kugira ngo ubanze ubwire Imana iguye kubatizwa mu mwuka wera. Kubatizwa mu mwuka wera twavuze ntabwo kuvuga mu ndimi gusa, izi ni impano z'umwuka wera, ariko ndakwifuriza ngo ubanze ubatizwe, kuko ushobora kugenda bakakubatiza mu mazi ariko ukagaruka ukiri wa wundi.
rero saba Imana kugira ngo ubatizwe mu mwuka, kuko umwuka niwe uzagushinja pasiteri adahari, umwuka niwe uzakubwira wikora ibi nta muntu uguhagaze hejuru. Rero aho uri hose, aho usengera hose, birashobora kuba warabatijwe, birashobora kuba utarabatizwa, banza usabe Kristo kugira ngo aguhe umwuka wera uture muri wowe, kuko niwe mubatizo nge numva kuri nge wa mbere gusumbya iyo mu nsengero. Turayubaha kandi hari ikishushanya ku mukristo. Ndakwifuriza kugira ngo ubwo wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza, umubwire uti ndashaka kubatizwa mu mwuka wera kandi azabiguha. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Nikodemu yaje gushaka Yesu, ngo maze aramubwira ati ni ukuri turakwemera, twemera ibintu ukora, twemera ibintu uvuga. Arangije ngo amubwire ibyo kubyarwa bwa kabiri. None aramubwira ati se nabasha kongera gusubira mu nda ya mama? Ntabwo bishoboka ko wasubira mu nda ya mama wawe, ariko hari ukongera kuvuka bwa kabiri. Kongera kuvuka bwa kabiri rero nabwo ntushobora kuvuka bwa kabiri utagira mwuka wera. Kuvuka bwa kabiri rero ntabwo ari kuzasubira mu nda ya mama wawe, kuko ntibyashoboka. Ahubwo hari ukuvuka uva mu mubiri urimo, uva mu mwuka wambaye urimo wari ukuyoboye, uva mu mwuka wo kwigira ikihere, uva mu mwuka wari waragutwaye, uva muri Uriya Bakawudaya, wongera kuvuka bundi bushya, ari guvukira mu isi y'umwuka yo kukuyobora mu nzira z'Imana. Imana ishimwe. Ibyo nabyo ntabwo twagiye kubivuza. Abantu nibasaba kuvuka bwa kabiri. Ushobora kuba pasiteri utaravuka bwa kabiri. Umuntu uri kutureba ushobora kuba hano utaravuka bwa kabiri. Ndakwifuriza nanjye niyifuriza kugira ngo tuvuke bwa kabiri. Ibyo tuzabifashwa n'iki? N'umwuka wera. Amen. Kuko ushobora kweregwa, ushobora guhanura, ushobora gukora imirimo myiza mu rusengero, ushobora kumaze igihe kinini byitwa kukijijwe ariko utaravuka. Bishatse kuvuga ngo iki? Ukiri ahantu ugitukana utarigeze uhinduka, ukiba utarigeze uhinduka, ukigira amagambo asenya utarigeze uhinduka, nturavuka, uracyari mu yindi si. Hari undi mubiri ucyambaye, uwo mubiri rero umwuka wera ntashobora kuwuturamo. Vuka umere nk'agahinja, nk'uko tuzi umwana atagira ibibazo, nk'uko tuzi umwana batazi biri kujya hanze, atazi biri kujya mbere, niko dushaka kuba muri Kristo Yesu, kugira ngo dukure bundi bushya, dukurire mu mwuka wera. Iyo nayo ni inama twaha abantu bivuga ngo narabatijwe, nanditse mu gitabo, ndi umuririmbyi, ndyigaburo. Ibyo ni byiza, ariko nta kintu bikumariye utarabyarwa bwa kabiri n'umwuka wera. Ibintu bitatu rero dushobora kugiraho abantu inama cyangwa se biranga kugira ngo umwuka wera akuzeho. Mbere ya byose ni ukwakira Yesu no kumwemera nk'umwami mu bugingo bwawe, kuko utaramwemera umwuka ntashobora kuza kugendana nawe, uba ukiri ahandi hantu. Icyo ni icya mbere. Kumwemera rero ni iki? Ni ukumwemera akaza akaganza ubugingo bwawe, kandi ni ukwitandukanya n'ibyo umazemo igihe, ni ukwitandukanya n'imigenzo y'iwacu ya kera, ni ukwitandukanya n'ibyo wari waramenye bikujyana mu irimbukiro, ukavuga ngo ndamaramaje, Yesu ndakumenye, numbabarire ibyo nakoze, ibabarira ibyaha itarebye uburemere bwabyo, nubwo byaba ari byinshi cyane. Ijambo ravuga ngo naho byatukura irabyeza bibe nka sheregi. Icya mbere ni ukwitandukanya, nta kiguza bigura, ntago bigurisha. Itandukanye n'ibyo wari urimo, n'ibyo ari bikubase, uzi umucire bugufi uvuga ati ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, guhera uyu munsi ngwino unyobore, ngwino uyobora urugo rwanjye, ngwino uyobora amashuri, ngwino uyobora ibyo ndimo, ndabiguhaye, yobora inzira zanjye. Icyo ni icya mbere, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Nicyo gishobora gutuma mwuka wera, nicyo gitereta mwuka wera. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kandi nanone ni ugusenga. Umwuka ntashobora gutura mu muntu udasenga, kuko twumvise ko ibiryo by'umwuka wera ni ugusenga. Gusenga twumvise ko umwuka wera ari ni nk'umuntu utwara ubutumwa abujyana ku Mana kandi nabuga. Bishatse kuvuga ngo utasenze ntushobora kumushikura ngo aze. Umwuka wera tumubona kuko twasenze. Guhora mu masengesho kenshi ni byiza, nabyo byatuma umwuka wera agira ate aza kuri wowe usenga, nta kindi kintu ugamije kunezeza Imana. Ikibazo dufite rero muri iminsi abantu bari gusenga kuko bari gusaba amazu, kuko bari gusaba ibipangu, bari gusaba za vewiti. Ntabwo bari gusenga Imana kuko ari Imana, bari gusenga kuko bafite icyo bashaka ngo duhane. Tubuza abantu muri iminsi bari gusenga bashaka Imana nyamana, bashaka kugira ngo ibayobore, bayiteretera ngo yizire mu buzima bwabo gusa. Turi kuza kuko nihindurira umugabo, poromosiyo, ayo mazumana, bizinesi. Ngewe mbabajwe nuko abantu bari kuza gusenga bashaka mpampa gusa. Burya cya gihe kuko twabonaga umwuka wera muri biriya bihe, n'uyu munsi aracyari ntabwo yigeze ahagarara. Abantu ntabwo bari bafite ibintu byo kwirebaho cyane nk'iby'iki gihe. Uyu munsi rero dufite impampa, nazanye ibyifuzo, ntabwo turi gusenga Imana kuko ari Imana. Rero senga Imana kuko ari Imana yawe, senga Imana uharanira ubugingo,
ntuze gusenga imana gusa kuko ufite ibyo uyishakaho, kuko nuza kuyishakana umutima wawe wose imana izi ko ukeneye amaso izabiguha, ariko mbere ya byose yisengana umutima wawe wose, atari uko uje ngo mpaguze. Icyo ni ikindi kintu cyatuma umwuka barakuzaho. Naho nuza uri gusaba amafaranga ntabwo umwuka barazakuzaho, naho nuza uri kuvanga ibipangu gusa azabona ko ari ibyo urangamiye, ntabwo azaza gutura muri wowe kuko ufite ibindi bintu watuje muri wowe. Senga imana kuko ari imana, umwuka wera uzakuzaho. Ikindi nanone gishobora gutuma umwuka wera aza ku muntu ni igiki muri twebwe? Ni uguhora uca bugufi, kuko nanone umwuka wera ntago atura mu muntu w'ikihebe wigenga, uri umuntu utagirwa inama, uri umuntu udaca bugufi, ni uguhora twihana. Ijambo riravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, guhora uca bugufi. Kandi ijambo rikongera rikavuga ngo uwiyise umukiranutsi aba yise Imana inyaryo, kugira ngo umwuka guturemo no ukuhora wiyoroheje, kuvuga ngo nyobora, ugahora wiyeza. Nimba wibye, ese nyuma yo kwiba wakoze iki? Aho ntiwavuze ngo nari nkwiye kwiba, nabitwaye nyine, wese azakira wenyine. Ntabwo ariko bimeze. Umwuka wera akunda umuntu wiyoroshya, uca bugufi, utiremereza. Umwuka wera ntashobora gutura mu muntu wamaze kwikomeza, ahubwo uriyoroshya akaza agatura muri wowe akagukomeza. Ni ibintu bitatu: kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ikindi kandi nanone gusenga udafite ibindi hanze amaso, usenga imana kuko ari imana, kuko ariyo gushyirwa hejuru. Ikindi cya gatatu, guhora uca bugufi, kuko tuzagera muri iri joro kuko duhora duca bugufi. Ni ibyo bintu bitatu. Ibindi umwuka wera arabikongerera. Iyo yamaze kukugeraho nibwo uhinduka ukagira za mbuto ziryohera abandi. Yesu aduhana umugisha. Yesu aguha umugisha. Denise, ngira ngo turarangije rwose. Imana iguha umugisha, kandi nizera ko aya magambo tuganiriye azagira umumaro abantu. Ibyo byose rero, ibyo byose twagiye tuvuga byose bishingiye no ku ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo no kwiga no gusoma no gusobanukirwa ijambo ry'Imana ni ngombwa. Harimo uko kwihana, kuko umwuka wera ntashobora guturana n'icyaha. Hakabamo gusenga, ntabwo umwuka wera ashobora kuza udasenga, ifo usenga ukamusaba. Kuko Yesu yabwiye umugore umwe, aramubwira ngo niba yarimo kumusaba kumukiriza umwana, aravuga ngo niba ngo abantu bazi guha abana babo ibyiza, ngo Imana ntabwo izarushaho guha umwuka wera abamumusabye. Ni ukuvuga ngo ugomba no gusenga umusaba Imana. N'icyo kindi cyo guca bugufi, kuko umwuka wera ntabwo abana n'imitima ikomeye imeze nk'amabuye, kuko umutima ugomba kuba woroshye. Ikindi kibikubye byose, ni ngombwa kwiga ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo umushoferi udutwaye, niryo ritumurikira inzira, niryo ritwereka inzira dukwiriye kunyuramo. Hanyuma umwuka wera nawe nyine akaza ashimangira ibyo byose. Yesu abaha umugisha rero kubana natwe. Reka nongere nsabe Denise yongere asenga Imana dusoza. Karibu no gusenga Imana. Uri data wa twese mwiza, Imana yacu, Imana ikomeye, urabereye amashimwe. Muririmbyi aravuga ngo nakuvaye nkajya he, ngo mbese n'iki cyabintera mwami wanjye, ngo kandi ari nta kintu na kimwe nakuburanye. Mana, ntacyo twaburiye mu maboko yawe, niyo mpamvu tukiza tuvuga imirimo n'ibitangaza byawe. Habwa icyubahiro. Turagushimiye kubwira ijambo ryiza ritambutse. Ndasenze kugira ngo umwuka wera ashorere iri jambo nk'uko yihagije, nk'uko twamuvuze. Tumuvuze gato cyane rwose, ntitwamuvuga ngo tumurangize kubera ko afite ibintu bitandukanye. Ndakwinginze byiringiro bizima kugira ngo ushorere aya magambo, kandi buri wese urabyumva umwuka wera amusobanurire kandi amushoboze kumenya iby'iri jambo. Ndasenze kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zishorere iri jambo kandi riture mu mitima ya buri wese urumvira ijambo. Natwe turivuze umwuka wera duturemo kandi atumurikire. Ijambo ryawe ni umunara muremure duhungiramo kandi tugakira. Uri ibyiringiro byacu kandi abakwizera ntibazakorwa n'isoni. Urakoze Mana data wa twese. Umugisha buri wese urumvira ijambo. Umugisha buri wese urakurikiza ibyaryo. Twambika imbaraga mu bihe nk'ibi abantu basubiye inyuma. Ndasenze ngo umukanguzi mwuka wera akangure buri muntu wa wese Kristo mwana w'intama w'Imana. Urakoze kugira neza. Uduhe umwuka wera rwose arushaho kutuganza no kutuyobora. Uduhe kwera imbuto zikwiriye abihannye, kugira ngo tuzagere mu rubanza tudafite umutima uducira urubanza. Urakoze Kristo kuri kumwe natwe. Umugisha umujakazi wawe wantumiye, nanjye mpumugisha tugabane nk'uko abandi bagabana. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Denise, Yesu aguha umugisha, kandi tuzongera tuguhamagare wongere ugaruke. Kandi dushimiye bene data babanye natwe, dushimiye cyane cyane Evangeliste Sebuhoro wabanye natwe kuva dutangira kugeza dushoje. Imana iguha umugisha cyane, kuko wadufashije, wagiye udushyiriraho imirongo kandi byadufashije. Kandi dushimiye Antoinette wabajije ibibazo, n'abandi bose mu by'ukuri mu gihe turi live bashaka kuza bakabaza ibibazo ku bintu wenda rimwe na rimwe bashaka kubaza, baba bibariza cyangwa se babariza abandi.
byose biremewe, byose ni kubw'inyungu z'umurimo w'Imana.